ni nyuma yo gutangaza ko piramide zo mu Misiri zubatswe n'ibivejuru. Uwo bita Elon Musk yatumiye mu ikiganiro ngo yerekane amateka yazo. Uwo bita Elon Musk umuyobozi mukuru wa SpaceX na Tesla kuwa mbere Kanama, birumvikana kuya mbere Kanama abinyujije ku rubuga rwa Twitter cyangwa se rwa X, yatangaje ko piramide zo mu Misiri cyangwa se zo muri Egypt zubatswe n'ibivejuru aliens. Nyuma yuko atangaje ibi, ministre ushinzwe ububanyi n'amahanga bw'iki gihugu yahise amusaba kuzasura iki gihugu akamenya byinshi kuri izi piramide. Sasa rero uwo bita Elon Musk amagambo yanditse kuri Twitter cyangwa se kuri X yaragize ati piramide zubatswe n'ibivejuru. Aya magambo bwana Elon Musk akimara kuyatangaza haje ubutumwa bwinshi bumwigisha n'ubundi bumutuka bamubwira ko ashobora kuba ari gukwirakwiza ivangura, ndetse banamubwira ko byamusabye benshi, donc bimvikana bamunamubwira ko mu busabe bwa benshi bagarutse ku mpamvu